Ibihe byiza nanone mwe mwese mukomeje gukurikirana Ndizy no turuno rubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama, byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo twigishanye, duhuguranye, ndahanga kugira ngo ijwi ryawe ndifashe, kugira ngo guiding mu bigendanye n'umuziki kandi uzabashe kugera kure, bikugirire akamaro, bigirire umumaro n'abandi ndetse n'Imana. Turahangaha rero kugira ngo turebere hamwe imyitozo itatu ishobora kuba yagufasha kandi yoroshye, igatuma ijwi ryawe rihinduka neza, rihinduka mu buryo bwiza. Imyitozo itatu ishobora kugufasha kugira ngo ijwi ryawe rihinduke neza. Nihuse, umwitozo wa mbere n'umwitozo bita lip trill. Uyu mwitozo nakunze kuvugaho cyane, n'umwitozo wahinduriye amajwi y'abantu. Ku bantu twigana muri VIP barabizi, ni umwitozo wahinduye amajwi, ni umwitozo ushobora kuzamurira range, ni umwitozo ushobora cleaning umuhogo wawe rwose ukajya uvuga ijwi ryawe kandi ukavuga ushize amanga. Uyu mwitozo rero ukorwa gute? Twihuse. Ni ukuvuga ngo urabumba iminwa yawe, ufata izi ntoki ebyiri, uhuhemo umwuka, deno no kuhuhamo umwuka, iyi minwa wayoroheje utayikomeje, kuko nuyikomeza ntago biri bukunde. Iminwa urayoroshya. Yes, lip trill. Lip trill rero ni ukuvuga ngo uko hano hagenda ha vibratinga, uko ugenda uvibratinga kuri iyi minwa, bira vibratinga no mu kanwa, nive no mu muhogo bika vibratinga, noneho ibintu by'ibikororwa bikagenda bivamo by'ubwabyo. Ni umwitozo mwiza cyane ushobora guhindura ijwi ryawe kandi rikaba ryavuga neza. Umwitozo wa kabiri ugomba kwitaho, umwitozo wa scale, ariko turirimba amanota atatu cyangwa se tuvuga amanota atatu. Do re mi, 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 kazamu do re mi, 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 do re mi. Yes, ko nguko uwo ni umwitozo nawe wa scale ushobora kugufasha cyane rwose, ijwi ryawe rikaba ryahinduka kandi rigahinduka mu buryo bwiza, kubera ko naryo rigenda rimenyereza iyi mitsi yo mu muhogo kuba yavuga neza. Yes, umwitozo wa gatatu nawo ugomba gukoresha buri munsi kugira ngo ube wahindura ijwi ryawe neza, ni umwitozo wa humming, guhaminga. Ngiyo rero imyitozo itatu nari naguteguriye, ushobora kugenda uyikoresha buri munsi ukagenda uyikoresha, yahindura ijwi ryawe kandi karihindura mu buryo bwiza. Wifuza kuba waba umunyeshuri, ndahangaha kugira ngo ufashe wa joininga VIP class, ni 20 byonyine ku kwezi, twigira online, ariko tugira umunsi duhura. Nshobora kuba nagusobanurira ibindi kuri iyo nimero ya WhatsApp uri kubona muri description. Ni nimero ya WhatsApp, ntago ari ya call. Mukomeze kugira ibihe byiza.